Reka mbashimire rero nshuti bakunzi ba Nyampinga TV, mbifuriza kugubwa neza aho muri hirya no hino mu mpande enye z'igihugu zitandukanye. Reka rero mbahe ikaze mu kiganiro cyacu tujye ku ruhando mpuzamahanga tuzi ikoranabuhanga. Aha rero igice cyacu cyo kubigisha computer, reka mbibutse ku byo twizeho ubwashize, noneho dukomerezeho n'isomo ryacu. Kandi rwose pe bantu mufite amatsiko yo kumenya byinshi bitandukanye kuri mudasobwa, bantu mukunda ikoranabuhanga, reka mbabwire ngo aha kuri Nyampinga TV muzahamenyera byinshi, muzahigira byinshi. Icyo musabwa ni ugukora subscribe, mugakora like, share and comment kugira ngo tubashe kubana mu kiganiro cyacu, kandi munashyigikire ikiganiro cyanyu. Kugishyigikira nta kundi, kugira ngo mukurikirane isomo nta kindi, ni ugukora subscribe, ugakora share, like, nta kindi, ugasangiza n'abandi ibyiza ubonera kuri Nyampinga TV, cyase isomo ryagushimishije hano kuri Nyampinga TV, ukatubwira ibitagenda neza, ukatubwira isomo uko waribonye, uko waryakiriye, ndetse ibidasobanutse muri byo ukatubwira, ndetse ibyo ubona bigomba kongerwamo mu isomo, ndetse ibyo utumvishije neza ubutaha tukabigarukaho twongera tukagusobanurira neza, ukabasha gukurikira isomo urimo neza, tukajya tugendana tudasigana, tukarushaho gusobanukirwa ndetse no kujyanirana mu gikorwa cyo kwiga ikoranabuhanga, by'umwihariko mudasobwa. Ndabizi ko muyikunda muri benshi, kandi ndabizi ko ari benshi mwari mufite inzozi zo kuzamenya ikoranabuhanga, ariko ntimugire ayo mahirwe, cyangwa se mukabyiga ku buryo butanoze cyangwa se butarambuye, ku buryo mubasha kuba mwabisobanukirwa. Ubushize rero duherukana twari twize itandukaniro rya laptop ndetse na desktop, tureba ibice by'ingenzi bigize desktop ndetse n'ibice by'ingenzi bigize laptop. Rero muri episode yacu ya kabiri tukaba tugiye kurebera hamwe ibintu ibigaragara inyuma, cyangwa se ibyo tubona inyuma kuri mashine cyangwa se kuri mudasobwa, ibintu by'ingenzi tugenda tubonaho inyuma, aba amabuto ari inyuma, cyangwa se aba imiterere yazo, kuko nk'uko twabonye ko desktop imikorere yayo na laptop imikorere yayo ni imwe, ahubwo bitandukanira ku miterere, uko bisa nuko biteye inyuma ari byo bibitandukanya. Aha rero ikintu mushobora kuba wakwibaza, ku cyano hari desktop, hari laptop ebyiri. Dufite desktop imwe tukajyana na laptop ebyiri. Izi laptop zitandukanira hehe? Ese zo kubera iki zidasa kandi zose ari laptop kandi tubona zimeze kimwe? Ni ukuvuga rero aho zitandukanira zose imikorere n'imiterere ziteye kimwe, zinameze kimwe, ariko noneho turagaruka ku cyo bita shape, cyangwa se uko ikoze, uko iforometse, cyangwa se forme yayo, cyangwa se uko igaragara ntago ntibiri kugaragara kimwe, kuko imwe ifite ukwayo designinze, n'indi ikaba ifite ukwayo bayikoze cyangwa se bashushanyije. Ubwo ni ukuvuga rero ko igira imiterere, cyangwa se ikaba ishushanye, cyangwa se ikaba ifite ingano, cyangwa se ikaba ifite uko isa bitandukanye n'iby'iyindi, bitewe n'uruganda cyangwa se kampani yabashije kuyikora. Nk'uko na telefone tuzi ko nazo zose ni telefone, zishobora kuba zikora bimwe ariko ntizise, cyangwa ngo zibe zingana cyangwa zibe ziforometse kimwe, kubera ko zakozwe n'inganda zitandukanye, cyangwa se zifite na marike zitandukanye. Iyi rero ni marike ya Dell, urabona ko byanditse hano, iyi ni marike ya Dell. Iyi yo rero ni marike ya HP. Ayo ni amakampani ziba zaragiye ziturukamo atandukanye. Ariko hano kuri desktop usanga nk'iyi desktop ishobora kuba byarakozwe n'uruganda rumwe, ariko nayo ibi ushobora gusanga screen ari Dell, iyi keyboard ari Dell, suri ari Dell, inte centrale yayo nayo ari Dell. Birashoboka cyane, binabaho kenshi, ni nako ubundi bigomba kuba binameze. Ariko ntibikuyeho ko iyi keyboard uyishyizeho, iyi desktop uyishyizeho iyi screen kuri desktop uyishyizeho ari iya Dell, cyangwa se urabona ubu ngubu iyi ni Philips. Iyi screen uruganda rwayikoze hano ni Philips, yes. Noneho iyi keyboard yo uruganda rwayikoze, urabona uruganda rwayikoze ni HP, nirwo uruganda rwayikoze. Urabibona ahangaha ko hano birahanditse, aha birahanditse, urabibona HP, yes, nirwo ruganda rwabashije kuba rwayikora. Noneho iyi 3 cyangwa se iyi mouse y'imbeba yacu, iyo nta marike ifite, ushobora gusanga ari Dell, ushobora gusanga HP, ariko nta ruganda
uruganda rwayikoze rwo ntabwo rwigeze rubasha kuba rwashyiraho nta zina ry'uruganda nta zina ry'uruganda ndeba ririho rushobora kuba rwarayikoze. Biratangaje, ariko twagiye kuri CPU cyangwa se unité centrale yacu. Iyi unité centrale niyo ni Dell. Urumva iki ni Philips, iyi HP, iyi ni Dell. Noneho ntago bivuze ko kuba byarakozwe n'inganda zitandukanye iyi screen uzayishyira kuri Dell, kuri CPU ya Dell ngo yange kwaka. Ntago bivuze ko byakozwe n'inganda zitandukanye, ntago bivuze ko iyi keyboard idufasha gukontorora machine tuzayishyira kuri unité centrale ikanga kwaka, iraka pe, cyangwa se ikanga gukora, cyangwa se iyi suri tukaba twayifasha mu kontorora machine yacu tukaba twayikoresha ikanga kubera ko nta marike ifite. Ibyo byose nta hantu bihuriye, ahubwo akamaro cyangwa se icyo byose bigeneye gukora, niba ari Dell, niba ari HP, niba ari Philips, niba ari yindi marike runaka, seri iki, Apple, ni nyinshi, ni inganda zitandukanye zikora ibi bikoresho. Rero biba bikoze ku buryo iki kimwe, niba pièces z'iki zishobora gukora no muri iyi, pièces zishobora no gukora muri iyi, zose bipfa kuba bingana cyangwa se bidesigninze kimwe, cyangwa se ari ubwoko, cyangwa se imikorere cyangwa ibyo bigamije kuba byakora ari bimwe. Nuko nguko rero bikoze, ntago marike kuba ari marike ntago bikwiyeho ko itakora, nta nubwo bikwiyeho ko itakuna. Ni nkuko niba ufite telefone ya company runaka cyangwa se marike runaka, WhatsApp kuyishyiramo bitanga gukunda, cyangwa se telefone undi usanga zose imikorere nimwe, niba guhamagara, niba ari ugushyiramo setup runaka cyangwa se application runaka, n'ubundi hose uyishyiramo nta kibazo igakora. Cyangwa se ntabwo wafata charger ya Tecno ngo icaginge Samsung yange kwicaginga, cyangwa se ngo ufate charge akenshi bikunda gukorana uko nguko nkuko hano ureba ibi bimeze, kandi n'iyi birakorana, iraka birakunda. Aha rero tugaruke hano kuri laptop. Urabona kenshi ntago njya nkunda kubibona, kuba wenda wasanga nk'iyi iki gice wenda ngo ari icya Philips, iki ngiki ngusanga wenda ngo ari icya Ntuza, ntago nkunda kubibona kuko yo iri compatible, kuba yo si portable, ibintu byabo byose birakoranye yoroshye kuba yatwarwa, iki byose rero kenshi ukunda gusanga byarakozwe n'uruganda rumwe, kubera ko umuntu atabasha kubirimuvinga kuri kimwe kwacyo gishyira ukwacyo. Ariyo mpamvu no kubihindura kenshi biba bitoroshye, bisa kujya muri maintenance yayo kugira ngo ubashe kuba wagira icyo cyangwa ubashe kubagira ibyo ukora. Ubwo rero ngire ngo ibyo bya marike, kuba wasanga machine imwe isa uku nguku, ari nini se ari ntoya, cyangwa se ikoze designinze ku buryo bumwe cyangwa se butandukanye n'ubwindi, ntibizagutera ubwoba cyangwa se wumve kudakwiye kuba ikoresha, cyangwa se ngo ugire ipfunwe, cyangwa se wumve witinye kuko atari yindi wigiye cyangwa se atari yindi wabonye kuri Nyampinga TV dukoresha. Oya, ntago ariko bimeze. Machine niba ari desktop ifite twabonye ko desktop na laptop zose imikorere ari imwe, ariko bigatandukanira ku miterere. Rero tubona ko na kuno usanga machine imwe isa gutya, wenda wigiye kuri machine y'umweru, noneho ugeze ku yindi machine y'umukara, uravuze ati nigiye kuri machine y'umweru cyangwa se nigiye kuri Dell, ntago HP nyizi. Zose imikorere ni imwe, niba uzi Dell uzi na HP, niba uzi HP uzi na seri, cyangwa se uzi na Dell, cyangwa se uzi cyangwa se uzi na Philips, cyangwa se uzi n'izindi, cyangwa se uzi na Samsung, bitewe na company ikoze. Izo ni company ziba zarazikoze, ariko zose icyo ziba zakoze, nubwo imwe ishobora kugira akarusho, wenda imwe ugasanga wenda design ku buryo ifite ka size cyangwa se paseri ntoya, indi ifite paseri nini, ariko ntabwo bivuze ko imikorere yazo itandukanye cyangwa se ihabanye. Imikorere yazo ni imwe. Kanoneho rero tugiye ku gice tugiye kurebera hamwe aya mapoti cyangwa se iyi myanya dusanga kuri machine yaba laptop cyangwa se desktop. Aha rero duhere kuri laptop, hari ibice cyangwa se imyenge cyangwa se imyanya tugenda tubona iriho icomekwaho ibindi bintu runaka. Ibi ni ngombwa rero kuba bimenya cyangwa se kuba wabanza kumenya mbere ko twinjiye kuri machine nyirizina, ubwayo ukabanza ugasobanukirwa, ukamenya machine ubwayo ufite mu ntoki yawe ese imeze gute, ntakaye ikintu kigutera ubwoba kuri machine, ku buryo wumva ko ufite confidence cyangwa se wumva ko ufite icyizere cyo kuba wakoresha mudasobwa yawe, kuko buri kimwe washe kugisobanukirwa cyangwa se kuko uyizi. Iyi myanya ushobora gusanga imwe ifite imyanya myinshi hano, cyangwa se ifite mikeya icomekwaho ibintu bitandukanye bitewe n'ibijyaho, ariko ibi byose ntibizagutera ubwoba mu kuba wakoresha computer yawe cyangwa se mudasobwa
mudasobwa yawe, kuko ibi ni bimwe mu by'ingenzi ugomba kuba wamenya, ariko ntuzagire ubwoba rwose. Computer iroroshye kandi byose tugiye kubireba tubivimuzi, byose tubimenye, mbereke n'uburyo bikorwa cyangwa se mbereke n'uburyo bikoreshwa, ndetse n'ibikoresho bibasha kujya kuri iyi myanya cyangwa se imyenge ukunda gusanga iri kuri desktop cyangwa se kuri laptop, kuri machine cyangwa se mudasobwa yawe. Aha rero hari iyi myanya ibiri ibanza yo hepfo, iyi myanya ibiri ibanza yo hasi. Iyi myanya ibiri uri kubona iyi ijyaho flash disk cyangwa se USB cyangwa se n'ikindi kintu, urugero nka za external cyangwa se n'ibindi bikoresho bishobora kuba bifite umugozi ushobora kuba wakwinjira hano umeze nka USB. Aha turabona flash, hano hari flash, murayibona ko iyi ni flash disk. Yes, iyi ni flash disk. Murabona umwanya wayo ukuntu imeze, mwese flash ngire ngo murazizi cyangwa se musanzwe munazibona, murayibona flash. Iyi rero tugiye kuyinjiza hano tuyinjize hano muri uyu mwanya wahanga igomba kujya. Urabona ukuntu imeze rero, urayizana ukayishyiramo. Urabona ko kuko ari igomba kujyamo, ni igomba kujyamo. Urabona ko deja kuko ari igomba kujyamo, urabona ihita yinjiramo bitaragoranye, nta n'amananiza yandi, ihita ijyamo rwose, ihita ijyamo ku buryo rwose butagoranye. Urabibona ihita yinjiramo nta kwirwa ugora cyangwa se ngo uyihatirize, ariko iyo ushyizemo mu buryo nanone butari bwo ibasha ntabwo yakwinjiramo. Ureba ongera ugahindura urundi ruhande ukayinjizamo neza. Ntabwo nayizana ngo nyishyire hano ijyemo, urabona ko ubwayo nta nubwo ikwiramo, ntabwo ikwiramo hano, ntabwo yajyamo kuko atariyo yagenewe kuba yakora ahangaha cyangwa se kuba yahajya. Ariko iyi kuko urabona biba bijya no gukora kimwe, biba bisa bimeze nkaho n'ubundi bikoze kimwe. Urabona ko uko hameze n'uko hari hameze, urabona bijya kumera kimwe niba witegereza neza. Dore n'aha ngaha ni umwanya wa flash cyangwa se USB. Urabibona nashyiramo iyi flash ijyamo, nabwiye ko ari kimwe mu bijyaho. Washyiraho USB, yes, USB drive, USB. Dore ngiyi aka kamenyetso nanone mukunda kukabona kuri flash, cyangwa se ukaba wagasanga kuri machine, cyangwa se ukaba wagasanga ku kindi kintu cyo cyangwa se kundi mugozi wose uzasanga ufite aka kamenyetso kameze nk'udushami dutatu. Wajya mu dushami akantu kameze nk'agati gafite udushami, akangaka kenshi uzasanga aba ari USB. Uzasanga kenshi ariyo waragenewe kujya, ariyo umugozi wagenewe kugenda ujya ahangaha. Urugero urabona nk'uyu ni umugozi usanzwe charger ya telefone. Dore ni charger ya telefone, urabona biragaragara, ni charger ya telefone isanzwe, ariko urabona ko ihita ijyamo. Urabona ko ni ibintu bigaragara. Hano hariho flash, aha hariho flash, hano hariho USB, umugozi usanzwe wa telefone. Yes, ushobora no kuba washyiraho uretse na flash, ushobora kuba washyiraho na external ngiyi nayo muzarushaho kwisobanukirwa, nzababwira iyo ariyo cyangwa se mbabwire uko imeze. Ariko ni ububiko nayo imeze nka flash, ariko ni ubundi bubiko, nayo ni ububiko nuko yo akenshi bari nini kurenza flash. Ariko nzabibereka neza, nzanabasobanura n'uburyo ijya muri machine cyangwa se n'ikamaro kayo, tuzabibona neza mu zindi episode zizakurikira. Mbibutsa ko urabona ka kamenyetso n'aha ngaha kuri uyu mugozi, kubera ko nawo ari wo winjiramo cyangwa se kubera ko nawo ari USB. Urabona ka karango cyangwa se ka kamenyetso naho hano kariho k'amashami kameze nk'agati gafite amashami atatu. Murakabona ukuntu kameze, ubona ko nayo iragafite, niba sinzi niba muri kubibona neza, ariko urabona ko nayo iragafite. Noneho nawo urabona winjiramo hano, ubu urabona haba hariho urabibona ko ari ko twamaje gushyiraho external yacu cyangwa se USB muri wa mwanya. Aha nkuyemo ni flash nkashyiramo hano, naho muri uyu mwanya naho kuko imyanya yose ikoze kimwe, nabibabwiye amapoti yose namwe, naho urabona naho birashoboka cyane, urabona ko nayo ijyaho. Yes, aha muri kubibona ko iyi myanya ibiri mubonye akamaro kayo n'ikintu kibasha kujyaho. Tuzarushaho kugenda tureba n'ibindi bikoresho bitandukanye bigenda bibasha kwifashishwa mu kugira ngo bijyeho, cyangwa se mu kuba byakungana bitewe n'icyo dukeneye gukora, cyangwa se no kuba n'icyo dukeneye kwinjiza muri mudasobwa yacu. Aho rero noneho
hari uyu mwanya wundi, uyu mwanya murabona kuntu umeze. Uyu mwanya kuntu umeze ujya kumera neza, ujya kumera nk'uyu nguyu wa flash, ujyaho aya ma flash cyangwa se ujyaho USB. Ariko noneho uyu mwanya wo ujyaho undi mugozi utari USB, ujyaho umugozi udufasha kuba wafata amashusho ukayashyira, urugero ukaya displaying cyangwa se ukaba wayagaragaza ku kindi gikoresho runaka, akaba ariho ibyakabaye bigaragara hano muri iyi, ibyakabaye bigaragara ahangaha muri iyi desktop, muri iyi screen yayo, bikaba byabasha kuba byagaragarira mu yindi screen ushaka, cyangwa se hano bikaba biri kugaragaramo ariko biri no kugaragara mu yindi screen ushaka. Urugero, iyi screen ya machine ishobora kuba ari ntoya, ukaba ushaka gukoresha projecteur akenshi ikunda kugira uyu mugozi, sibyo? Uyu mugozi ni HDMI, hari umugozi waba ari umugozi wa HDMI cyangwa se akaba ari, ushobora kuba ari VGA cyangwa se ari HDMI. Uyu nawe ujya kumera nka HDMI ariko si HDMI, ariko nawo bikora kimwe, nawo bimeze kimwe, nawo ndawubereka. Ikamaro kawo ni ukudisplayinga cyangwa se kuba wafata amashusho yagaragarira ari kugaragara muri mudasobwa yawe ukayagaragariza mu kindi gikoresho runaka, nk'urugero nko kuri flat izino televiziyo zisanzwe za flat, kuba wafata amashusho yagaragara muri computer yawe kubera ko ifite taburo ntoya, cyangwa se wifuje ko ariho wayarebera ukaba yagaragarizamo. Urugero, iyi taburo ni ntoya, iyi ni nini. Ibyo byose tuzabyiganza yenda mbibereka niyo flat nyicomeka nyiconnecte naho umugozi mubibone. Urugero, nk'iyi ni computer, ni mudasobwa nayo, ariko nkeneye ko ibi bintu ndi kureba hano mbibonera muri iyi screen. Ibi muri screen nabyo nkaba ryo mbonamo hano, nakwifashisha uyu mugozi wa cyangwa se nifashisha uyu nguyu. Iyi migozi uko ari ibiri ikora kimwe. Tuzabyiga turebe naho itandukanira, impamvu bashyiraho uyu bagashyiraho n'uyu, impamvu abantu bigenda bitandukanira, kandi imigozi ikaba idasa, itanameze kimwe ariko igakora ibintu bimwe. Tuzabitandukanya cyangwa tuzabireba ahantu bigenda bitandukanira, kuko hari igikoresho uzasanga mu kugira ngo kigaragaze ayo mashusho gutyo uyoherezeho ariko bigusaba uyu mugozi umeze gutya, cyangwa se ariko ifite uyu mugozi umeze uku nguku. Byinshi tuzagenda tubona no kuri Nyampinga TV. Ahangaha uyu mugozi ujyaho hano, akamaro kawo ngira ngo mwakumvishije. Ikintu ushobora kuba ari projecteur murazizi, bino berekana amashusho ku gitambaro rero, cyangwa se nko ku gikuta cyangwa se n'ahandi kugira ngo atubuke abe maniniho. Uwo mugozi ntakomeza kuvuga mutaranawubona, hari uyu mugozi niwo ubasha kujya kuri iyi machine, ari ubasha kwinjiramo hariya. Uyu mugozi nawo ujya kumera nka HDMI, ariko nawo si HDMI, ariko bikora akazi kamwe, binameze kimwe, ahubwo n'ubundi bwoko bwawo cyangwa se indi type yawe. Akaba rero ibasha kujya kuri iyi machine, nibasha kujya kuri machine. Hari niyo uzasanga ijyaho uyu nguyu ari wo HDMI nyirizina. Murabona ukuntu umeze, uyu ni wo HDMI nyirizina. Urabona umutwe ukuntu umeze, urabona ko impamvu bwa ko nayo ari kimwe ahubwo ari ubundi bwoko bwawo. Urabona ko nayo ijya kumera kimwe kandi iranasa, kandi n'ibintu ikora ni bimwe. Urabona ijya kumera kimwe, n'ibintu ikora ni bimwe, ahubwo nuko bitewe n'uwakoze iyi machine ashyiraho port cyangwa se agashyiraho umwanya bitewe n'icyo abona kizorohera abantu kuba cyajyaho. Akenshi machine hafi ya zose nyinshi uzasanga zikoresha HDMI ari umugozi uri gukoraho, ariko izi machine ziri gusohoka ubuzama nouveau model uzasanga hakoreshwaho uyu mugozi, uyu w'umweru, uyu nguyu nawe umeze nka HDMI, niwo uzasanga uriho mu kigwi cy'uyu nguyu wa HDMI. Rero uzasanga ibi byose bikora kimwe, akaba ari umugozi twita HDMI. Dore uburyo rero winjiramo, uyu mugozi winjira ahangaha ugomba kujya ni ahangaha, murabibona nguyu uko umeze, aho ugomba kujya ubona ko byenda gusa henda no kumera kimwe. Uraza ukawinjizamo uku nguku, urabona ko ujyamo. Uyu ni umugozi w'ahangaha wageneye kuba wajya ahangaha. Aha kuba mureba ukomeza gutya, urabona ko aho ngaho kuri iyo ku zindi machine zisanzwe cyangwa se zimaze iminsi atari iza nouveau model ziri kuza ubu ngubu, uzasanga hariho umugozi mbibutse wa HDMI.
atari uyu mugozi uri kuri iyi ngiyi, atari uyu nguyu twabonye umeze uko. Dore uzasanga umwanya hano kuri iyo mashini, uzasanga hariho umwanya udaforomye nk'uyu, ahubwo uzasanga ari umwanya uforomye nk'uko uyu ureba umeze. Uforomye gutya, murabibona? Uforomye nk'uyu nguyu, uyu murabibona ukuntu uyu mwanya umeze hano, uyu mwenge ukuntu umeze ntabwo ukoze kimwe. Murabibona? Sinzi na muri kubireba neza, ntabwo uyu mwenge ukoze kimwe n'uyu nguyu. Uyu niwo mwenge wa HDMI hano, uyu niho hariho umwanya wa HDMI, niko muzasanga bimeze kuri mashini ijyaho HDMI. Imashini rero ziri kuza nshyashya ziri kujyaho umugozi umeze nka HDMI, n'ubundi bwoko bwa HDMI ariko si HDMI, ariko bikora kimwe. Dore uzasanga hariho uyu mwanya umeze uko, ariwo hajyamo umeze uku, murabona ko ugiyemo, murabibona? Noneho aho ngaho kuri HDMI rero, kuri uwo mugozi wa HDMI tuwushyireho. Dore HDMI nyirizina ugomba kujyaho, dore nguyu uko imeze kuri mashine, uzasanga ifiteho uyu mugozi umeze uko wa HDMI, uzasanga ari uyu nguyu umeze gutya. Dore nawo kwinjiramo kugira ngo ujyeho, nawe urabona ukuntu umeze, urabona ko nawo uhita ujyamo gutya, urabona ko byamaje guhura, urabibona? Uyu niwo mugozi wa HDMI, umwanya ujyamo ho HDMI ni uyu nguyu. Akamaro kawo twabonye ko ari ukudisipureyinga cyangwa se kuba wafata amashusho ukayashyira ku kindi kintu, urugero nko kuri projegiteri. Kuko projegiteri amashusho ave muri mashini agiye agaragara muri projegiteri, twifashisha bene uyu mugozi. Ushobora gukoresha uyu nguyu ni winjira muri mashine, cyangwa se ugakoresha uyu nguyu bitewe n'uko mashini usanze ifite umwanya umeze gutya. Naho hajya muri projegiteri uzasangaho naho hari ahandi hantu hari umwenge naho umeze nk'uku, hinjiramo uyu mugozi, ameze nk'aho ari kuri mashine yawe, naho hinjiramo uwo mugozi. Rero uyu mugozi akaba dukoresha, akaba ari HDMI, akaba ari umugozi dukoresha mu kuba twakora display, cyangwa se mu kuba twafata amashusho tukohereza mu yindi screen, cyangwa se muri flat, cyangwa se mu kindi kintu twifuza ko amashusho yacu yagaragariramo. Niko usanga bimeze, ukaba wifashishwa muri display. Aha rero dukomeje, hari uyu mugozi nababwiye ko umeze nka ukora kimwe n'uyu nguyu wa HDMI tuvuyeho, nasobanura umwanya muremure. Uyu wose ndi butindeho cyane kubera ko ukora kimwe n'uyu, ibyo ukora ni kimwe uretse kubereka no kubereka uko ujyamo n'uko umeze. Uyu mugozi ukora kimwe n'uyu yamaje kubereka. Uyu mwenge ukora kimwe n'uyu maje kubereka. Udore uyu nguyu ni kimwe n'uyu, ni kimwe. Akamaro kabyo byose ni ukudisipureyinga, ni ukuba wafata amashusho ukayashyira cyangwa ukayagaragariza mu yindi screen. Urugero, ushobora gusanga kuri projegiteri yawe ugiye kugira ngo ugaragarizemo ayo mashusho, cyangwa niba ari flash, ino televiziyo isanzwe ya flat, niba ukeneye kugira ngo amashusho yakure muri mudasobwa ujye yarebera muri flat uko aba ari nini yisanzuye bitewe n'ubushobozi bwa flat uko ingana, uzasanga hariho ahantu hameze nk'uko nguko. Uko hameze kuri mashini yawe uzasanga no kuri flat yawe hariho. Ubwo uzamenye ko umugozi ujyaho witwa VGL, nawe ukaba ukora mu kijyanye no gukora display, mu kuba wafata amashusho, mu kuba wagaragaza ya mashusho aturutse muri mudasobwa. Dore urabona ko aho uva n'aho ujya hose urabona ni kimwe, aho winjirira, aho wawinjije, n'aho uri busohokere, byose urabona ni kimwe, byose urabona ko hameze kimwe. Ariyo mpamvu uzasanga uyu mwanya uzawusanga ku kindi kintu gikoresho ugiye kuwushyiraho, uzasanga hameze nk'uko hano ureba hano hameze kuri mudasobwa yawe cyangwa se kuri computer yawe. Ubwo rero uyu mugozi ukuntu ujyaho, dore nawe uwinjizaho uku nguku. Ubu urabona umugozi wacu wamaje kujyaho, akenshi uzawubwirwa n'aka kamenyetso kaba kariho, akamenyetso kaba kariho gashushanyije gutya kameze nka televiziyo, cyangwa se urabona n'aha kariho kameze nka televiziyo, ariko bakwereka ko bashaka kwereka ko ari kanini ukanarije, ureba ko ari nko gutubura ukuntu. Urabona ko ari nka televiziyo itubutse nini cyangwa se indi screen, urabona akamenyetso kaba kariho. Akenshi uzagasaka kano kamenyetso ujye umenya ko ari ahantu hashobora cyangwa se ari port cyangwa se ari igikoresho gishobora kuba cyagaragaza amashusho, ubwo ari nka screen cyangwa se ari
hashobora kuba hacomekwa, niba ari umwenge ubonye hashobora kuba hajyaho umugozi wo kugira ngo ugaragaze amashusho ku kindi kintu gitandukanye n'icyo yagaragariraga mu buryo bwo kudisplayinga amashusho yakura hamwe uyajyana ahandi. Dore uwo mugozi mwawubonye nawo usobanuriyeho byinshi, nawo umeze nk'uyu nguyu. Akamaro k'uyu nguyu k'uyu mugozi ndetse n'uyu nguyu ujya hano, dore nguyu nakomeje kubabwira, sorry, n'uyu nguyu nk'uko nakomeje kugira kubabwira. Dore ubu iyi migozi yombi uko uyireba gutya, iyi migozi yombi yose ni imwe, iyi migozi yose ikora kimwe. Nzabereka itandukaniro ryayo mu gihe tuba turimo kubikora displayinga ko nkura amashusho amwe yajyana ahandi, atandukana mu kuba atanga karite za ya mashusho agerayo ntabwo ziba ari zimwe. Ibyo nabyo byose tuzabireba, tureba ahantu bigenda bitandukana, uburyo amashusho agaragara aho wayajyanye ntabwo biba bigaragara kimwe bitewe n'umugozi wakoresheje uwo ari wo, ariko akamaro kayo yose ni imwe, akamaro kayo kose ni kamwe. Ibi ngira ngo murabibona, ibi turabisobanukiwe. Bibutsa ko niba ari ikintu utasobanukiwe cyangwa se utarimo ubona neza cyangwa se utabashije kumva neza, mbibutsa ko ufite rwose pe uburenganzira bwo kujya kuri channel yacu, ukajya muri comment hasi ukatwandikira tugati ibyo ntabwo nasobanukiwe neza, iyo migozi cyangwa se iyo myanya cyangwa se ibintu twize ntabwo twasobanukiwe neza muri episode iyi n'iyi, tukongera tukagusubiramo ku yindi episode ikurikira kugira ngo tubashe kugendana neza nta n'umwe usigaye. Aha rero naho hari undi mugozi naho uhacomekwa, ntabwo mbasha kuba nk'ufite hano. Umugozi nawo ubasha kuba hacomekwa akenshi werekera ku maprinter cyangwa se no ku bindi bikoresho bitandukanye, ariko ntawo mfite ngo mbashe kuba nawo bereka. Aha tukagira undi mugozi wifashishwa, uzahasanga karango, sinzi na mwaba mukabona neza, kariho kameze nk'akarongo gatambitse gafite uturongo hepfo no haruguru, gafite utudomo hepfo no haruguru, munsi no hejuru, niko karango kariho kameze n'umutwe kubasha ukabona neza. Ariko uyu mugozi ujya hano ntawo mfite hano hakoreshwa umugozi ujya kuri printer cyangwa se internet, zino zikoresha imigozi. Urugero hari nka wifi cyangwa se wifi cyangwa se zino internet z'amakampani runaka, cyangwa se zibasha kuba zitanga internet nyinshi cyangwa se ahantu hagari, ariho uzasanga internet ikoresha umugozi. Uwo mugozi wa internet ari buza ugashyira hano. Urugero nko muri Super Cafe ashobora kuba ujya ubibona ko haba hari hejuru haba hari wifi, ariko noneho ikaza ifite imigozi igenda ikaba icometse kuri ya machine. Rero uwo mugozi urazwa hano hari umwanya ujyamo memory card. Aha uyo uri hano munsi, sinzi na muri kubona ujyamo memory card. Urabona memory card ukuntu imeze, urayibona isanzwe. Iki ni ikijiko cya memory card bisanzwe murakizi. Rero urakizana ugatukishyira hano gutya. Rero niba ari indirimbo ukeneye kohereza muri machine yawe cyangwa se ikintu ukeneye gukoraho ukabikora nta kibazo. Urabona kuyikwamo kongera ukakanda ikavamo, naho n'umwanya ujyamo ikijigo cya memory card. Akenshi uzasanga uba umeze nk'uhishe, harimo kano kameze nako nka memory card ariko kaba kahafunze. Ariko kaba gafunze muri uyu mwanya kugira ngo hatagira nk'ivumbi rijyamo cyangwa se amazi hakaba habasha kwangirika. Imyanya yo ni myinshi. Hano turahasanga umwanya hano turasanga undi mwenge wa flash, twabibonye nawo umeze nka wa wundi wa hahandi cyangwa se USB. Hirya twari tumaje kubona nguyu, murawubona. Rero hano noneho ho turahasanga umwanya wa écouteur. Uyu wongera ngo no ku maradiyo ubuhari cyangwa se ku bindi bintu no ku matelefone yanyu, ngizi écouteur murazibona. Dore uko imeze. Noneho ubasha kuba wazana écouteur yawe ukayinjizamo ahangaha, ubundi nayo ukabasha kumva nta kibazo umuziki n'ibindi cyangwa se uri gukoreraho kuri machine yawe cyangwa se ku mudasobwa yawe. Hano naho hajyamo ikarita, handitse CS ni navuga nk'uko biba ikikijwe cya memory card. Hari ibijigo bindi bijya kumera nk'ama disquette, sinzi niba mubizi. Noneho nacyo kibasha kwinjira hano muri uyu mwanya, uraza ugasesekamo naho nta kibazo, ifite paseri nto cyane ku buryo kinjiramo nacyo nk'ikijigo kimeze ni memory card, ariko yinjiramo ariko idakoze nka zino ntoya cyangwa zino musanzwe muzi, ariko nawo n'undi mwanya ushobora gukoreshwa mu buryo bwo kwinjizamo ikindi kintu kuri machine. Aha tuzasanga iyi myenge iri hano. Iyi myenge iri ahangaha yo ni ya ventilateur cyangwa se fan.
aha niho umuyaga winjirira cyangwa se n'aha ngaha urahabona ko hafunguye, naho byose tuzabibona nitujya tunayifungura imbere tukabereka uko bimeze, ariko ibyo byose nzabasha kubasobanura, muzabasha kubibona. Aha ngaha iyi myenge ni hinjiramo umuyaga nyine wo kujya gukonjesha, guhoza mashine, ugakora cooling system kugira ngo uhoze mashine mu gihe ishobora kuba yashyushye cyangwa se mu gihe yakoze cyane ikakuba yashyushye cyane, kuko mo hano imbere haba harimo vandarateri. Urugero harimo vandarateri imeze nk'uko urabona ko niba iri kwikaraga gutyo uko mashine irimo gukora igenda yikaraga nk'uku nguku, rero igakurura wa muyaga wo hanze ikabasha kuza gukonjesha mashine, sibyo? Murabibona nk'uku nguku, kano kameze nuko utakegire gutyo ugakaraze gutyo utabumva gutyo hariho umuriro, nuko nguko. Ngira ngo uyu nawo ni umwanya w'urufunguzo winjizaho umugozi wo kugira ngo ublock mashine cyangwa se uyifunze, kugira ngo wenda niba utagira ngo hatajya nk'umuntu wenda uyikoresha ukaba wahita uyifungiyeho. Hano hari umugozi winjiramo nawo wabigeneweho, ntawo mfite ngo mbashe kubereka ukuntu hameze. Iruhande rwo hari n'akagufuri, rero ngira ngo imyanya niyo. Ubutaha mu yindi episode ikisomo cyacu turi soreza aha ngaha, mu yindi episode uzarushaho kureba utu dutara tuba turi hano twaka aha ngaha, tubashe noneho no gutaha bwo noneho tunafunguye mashine yacu, tuzana imbere turebe utu twose icyo tumaze n'icyo dukora, tunatahe dufunguye mashine yacu, turebe ibijyanye na kamera, ibijyanye n'iki, tunayifungure, tunayatse, tunarebe uko mashine yacu imeze muri episode ikurikiyeho. Reka rero mbashimire kandi shishikarize gukomeza gukunda ikoranabuhanga ndetse no kurushaho gusobanukirwa no kurushaho gufata umwanya wanyu mukaba mwaza kuri Nyampinga TV mukiga amasomo atari kuri Nyampinga TV. Nta kindi bisaba no gukora subscribe, ubundi ukitabira ugakoresha mega zawe rwose pe ukiga, aho kujya uzikoresha mu bindi bidafite umumaro cyangwa se bikwangiza, ariko ukabasha kubakurikirana isomo rya computer kugira ngo utazajya ari gucika umunsi ku wundi. Amasomo yore ni menshi, ni byinshi tuziga kuri machine cyangwa se kuri computer, ni byinshi tuzareba ku ikoranabuhanga, ni byinshi tuzamenya niturangiza ibi bice byabo by'inyuma byo kumenya ibigize machine cyangwa se ibintu biriho inyuma cyangwa se tubona bigaragara amaso yani inyuma, tuzininjamo noneho tujye muri machine mo imbere, twige noneho iby'imbere, twige uburyo bayikanika, twige uburyo bayikora, twige byinshi kuri machine, turebere hamwe kuntu ishobora kukuyobora, kuntu ushobora kuyikontorora, kuyikoresha akazi ibereye mu rugo, kuntu ushobora kwinjiza amafaranga wikoresha machine uri mu rugo, ibintu byinshi bitandukanye. Ikoranabuhanga nicyo rimaze, ikoranabuhanga ridufasha. Reka rero noneho mbashimire kandi mbifurize kugubwa neza muri gahunda zanyu zikurikiye, naho ubutaha tuzasubire mu kiganiro gikurikiye. Ntimuzacikwe episode ya 3, tubafitiye byinshi byiza kandi no muzashobora kubona byinshi bitandukanye ubwo tuzanatsa tukabasha kwiga, noneho tukabasha kujyamo imbere tukagira byinshi twigaho. Reka mbashimire, bye bye, umunsi mwiza kandi mukomeze gukurikiza amabwiriza Minisiteri y'Ubuzima idushyiriraho n'ingamba leta ikomeza kudushyiraho umunsi ku wundi zo kwirinda icyorezo cya coronavirus. Dukomeze twirinda, tuniga, dukomeze gutera imbere, tuba abahanga, twagura ubwenge n'ubumenyi mu ikoranabuhanga. Bye bye, ciao ciao.